Nahabonye ikiganiro wakoze uvuga ko wigeze uzura umuntu. Byarabaye ntabwo byo nirwa ari ibintu nirwa nshakisha ibyo Imana yarayimbaye nta none nirwa nyibyiganira nawe mbonye yerekwa buri mubyeyi wese ufite umwana ku shuri afata umwanya wo gusenga asengera umwana we. Ndimo nsenga mbonye abadayimoni bashaka guteza impanuka mu muhanda. Ngo ikaze na karibu hano kuri Ndi UMUKRISTO TV ndetse na Tsindagira TV. Reka nizere ko umeze neza aho uri hose, aho uri mu Rwanda cyangwa uri hanze y'igihugu. Reka nizere ko umeze neza. Njye wumva ni fiacre nk'ibisanzwe, nkaba mbakunda cyane, ntabakunda cyane sinaba nicaranye n'uyu mugabo muri kubona imbere yanyu mu gashati k'umukara keza cyane. Tsindagira amakuru yawe. Amakuru ni meza. Yego nishimiye kukubona. Nanjye ndakwishimiye kukubona. Yaciye igihe kirekire, misi yaribaye myinshi ariko so kwangana. Ndagukura nawe nzi kungunda kandi abatukurikira bagiye kudukurikirana nawe turabakunda no bakadukura. Ariko abahanuzi musigaye mwarabuze, musigaye sinzi ibintu mugiyemo muri iyi minsi. Ariko njye ndahari. Ndahari ntabwo nabuze ndahari. Oya biraje bigaragare ko hari. Ndahari kabisa kandi ntabwo ari wewe gusa ungeneye. Hirya no hino bawangeneye. Niyo mpamvu ariko kubonekaho ndaboneka kuko ndaba nshaka ngo bambure. Dore mu minsi yashize ubwo twatangiye tayari kwinjira mu kiganiro. Mu minsi yashize hari ahantu nigeze kukubona. Ni nabyo bintu byampagurukije bituma mva iyo narindi nza kukureba inaha. Hari akantu nabonye numva nshaka kukakwibariza. Ni titre y'ikiganiro wakoze, ngira ngo ni kuri Gonarike TV niho herutse gukorera. Kuri Gonarike TV nahabonye ikiganiro wakoze uvuga ko wigeze uzura umuntu. Byarabaye turasenga umuntu arazuka kandi ntabwo abyari igitangaza ko Yesu yaravuze ngo nimunyizera muzakora ibitangaza muri tubyo nagize uti nakoze. Bundi ingunze kubira abantu ngo impano ya mbere ba ku muntu ni ukwizera. Ushobora kugira umutungo ukajya gusaba inguzanyo muri banki yudafite umwishingizi ntabwo banki iguha amafaranga. Muri umwishingizi agira agaciro no niyo wizeye ufite kwizera. Kwizera ibyo biguhuza bujyana n'Imana, kwizera ibyo bituma ibyo Imana yavuganye nawe bigira ute bisohora. Ngewe byarantumwe yavuga ati uyu muntu ngo mbe njye kumureba ansangize kuri ayo mavuta ndebe ko nanjye hari Imana yagirira neza. Nyine ay'abantu ndibabyumva ariko buri impano ngira cyane impano yo kwirukana abatayimoni. Cyo impano yo niyiziho kabisa ntabwo nirirwa mbisha impano kunitorero nsengeramo barabizi naha twicaye barabizi. Impano yitwa kwirukana umudayimoni. Ntabwo byo nirwa ari ibintu nirwa nshakisha ibyo Imana yarayimbaye nta none nirwa nyibyiganira nawe. Ubwo reka tuvuge ngo dayimoni uraryo urime. Mbese ajya ime. Ntabwo impano rwose nirwa nyibwira ngo kumbya ngo umuntu arimo abadayimoni ngo umuntu ngo arimo ngo baramuvugiramo ngo tsinaga ndagira ngo ngutinye reka. Ndavuga ngo Mana kwazo mbyisenge bya ngo mbagaze mu mavuta yo gutegeka, mbagaze mu mavuta yo kukwizera kuko wavuze ngo nitukwizera tuzakora ibitangazo bitu byo wagize ute byo wakoze. Password rero iyo ufite kwizera ukamenya iyo ukorana na ukasobanukirwa iyo ukorana yariyo ibitangazo birakoreka mu izina rya Yesu. Amen. Dore ngewe wenda uraza kumbabariraho gatoya ndakubaza ndetse cyane. Ni kenshi abantu bagiye bagira challenge. Sibyo? Abavuga butumwa bamwe bakatubwira ko turi abana b'Imana. Abandi bakatubwira ko turi abakozi b'Imana. Se nk'umukozi w'Imana, umuhanuzi w'Imana, icyo kintu kivuga iki?
nemera ko ndi umwana w'Imana. none ubwo abavuga ko turi abakozi b'Imana cyangwa abandi bita abakozi b'Imana? Jewe ku giti cyanjye ndi umwana w'Imana, kuko uyu mugabo ngorera ni papa kandi niwe ugomba kumbemba. Byumvise? Umukozi rero agira amanda akirukanwa, ariko umwana uri kwasi niyo akoze ikosa agagenda, iyo agarutse asaramwakira. Dushingiye kuri ya mwana w'ikirara, yaragiye asaba 8 kwase, arawujya aragenda, ariko ageze yagera yisubiraho abango mu rugo rwa data, aravuga ngo barajya bagasigaza. Ageze kwase ise yashimye Imana, avuga ngo nshimye Imana ku mwana wanje agize agarutse, ariko yigira ngo ni umukozi, ntabwo yaragarutse kwase. Ngene ntabwo ndi umukozi, ndi umwana w'Imana. Icyo kintu sibura abantu badukurikiye hano kuri Ndi Umukristo TV ndetse na Tsindagira TV kugira ngo baze gusobanukirwa neza. Iki kintu wowe urakivuga hiki, uradutandukanyiriza umwana w'Imana bameze ate, umukozi w'Imana bameze? Buriya buri wese agira nababya ngo buriya we ari wiyumva, ari ushobora kugira ngo yanguye ngo umwana bakabya ngo nge ndi umukozi. Rero niba wari umukozi nge musezeyeho, nakubye ngo umukozi agira amanda. Umukozi agira igihe bakamwirukana mu kazi, umukozi agira igihe bakamuha pansiyo, umukozi agira igihe agataga bakamubwira ngo rwose turagutsimbuje. Rero ndago muri uyu murimo ndi umukozi, nge ndi umwana w'Imana. Kandi uwo papa wandumye, papa ngorera, nzi neza yuko ashobora byose. Rero uvuga ngo umwana w'ingo, uvuga ngo we ngo ni umukozi, ubwo yumve ko nafite igihe cyo kigomba kugira ute kurangira, ariko nge ndi umwana w'Imana. Twese turakaba abana b'Imana. Nifuza ahubwo nundi warumvaga ko ari umukozi yumve ko agomba guhinduka umwana w'Imana, kuko nigeze mbwiza abanabwira ngo umwana uko yaba ari kose agira agaciro kwasi, ariko umukozi ntabwo agira agaciro kwa nyirabuja ngako umwana. Buri umwana nubwo yaba ari igitambabuga, ari umwana uri kwiga kugenda, uyu mwana ategeka umukozi akamwumvira kuko ni umukozi. Uyu mwana ashaka yabwira ati papa uyu mukozi yamfashe nabi mwirukane, uyu mwana saramwubaha akumva ibyo amubwiye. Ariko umukozi igihe cyawe kamya ngo bakoze nabi igendere. Kire ntabwo ndi umukozi muri ibi bintu, ngende umwana w'Imana kandi wanyangaje ndi data. Data niwe ngorera, kandi data nugomba kumbemba, uyu data nugomba kungaburira, uyu data nunyambika, uyu data niwe umva agaciro mfite. Ngaho dufashe tuba mu ma eglise agiye atandukanye, sibyo? Abapasiteri, abacacredeni, abantu nk'abo ngabo babandi baba bari mu rusengero, babandi bagaciro twubaha twese, kako ngo bigererayo ku Mana, sibyo? Nibo dutuma, nibo ba communicator, reka bari ko tubivuga, ni umuhuza mbese w'Imana n'abantu. Tubita abakozi b'Imana. Nyine mwe muvuga ko turi abakozi b'Imana, ariko twe turi abana b'Imana. N'uyu mushumba azakubwira ati nge ndago ndi umukozi, kuko we yamaze azaba ati nge reka nge ndi umwana w'Imana. Sinzi we kubyumva byo kugira ari ku ruhari rwanjye, nubwo nyine mwe muratonga vanga aba n'abakozi. None se ntago bibagiraho ingaruka cyangwa mukumva babaciririkishije kubita abakozi kandi muri abana nyine uwo muntu we afite reva gufataho. Impamvu avuga ngo uri umukozi nuko urabyumva, abona ko imbese ari baza, ariko abona kuko ibintu bibikoranye, waravuga ati uyu muntu ndamuhamagara akakubwira ati umbabarire umenye kuri umukozi w'iki, kuri umukozi w'Imana. Bakubwira kugira ngo mbese we akwereka ko akazi urimo uri akazi ko uri mu kiraka, akabona ko ari umuhamagaro wawe. Ntiyabonye ufite umuhamagaro afite ngo ati nyamara uyu muntu ni umuhamagaro we, ariko ni umukozi w'iki, ni umukozi w'Imana. Kuba kwita umukozi w'Imana ntabwo aba gutesheje agaciro, kwabona ko ibyo ukorera n'umuhati bifitemo uri umukozi w'Imana. Ariko twe barabitubwira tukabyakira, ariko turi abana b'Imana, ntabwo bituma kutaba umwana w'Imana. Ariko nanone mu kijyanye n'imyumvire hazazamo ikibazo. Nta kibazo nakumva kirimo, kuko aravuga ati arakwamagara ati umukozi w'Imana, ati karame nshaka kuza ukansengera. We mbari impamvu kugira ngo uri umukozi w'Imana, ezo ngo ari yutana yeri imbuto, ntabwo wamagara ngo uri umukozi w'Imana. Reka
sinzi uko byumva ariko nge nzi ko turi abana b'Imana kandi nyiri umurimo ni data. ubwo bivuze ngo rero ahantu hagiye kuba deba urumva buriya mu buzima busanzwe umukozi arakora pe akabihemberwa, ariko umwana mu rugo ushobora gukora ntubihemberwe mu buzima busanzwe. Ariko uyu mwana iyo wakoze neza uhabwa ishimwe koko se. None se reka ngubwire, hari ibintu nawe mutubaza uducuriza. Buriya papa wawe kuva wabaho ndango papa yakubwira ati mwana wanje wanshimishije uyu munsi nguzaniye biswi, ntayo papa ndawigaza kuzana na kabombo. Ariko urumva wenda ampaye agaciro nk'umwana, agaciro nishimwe bwangeje niyongera kugutuma wongera ugira uti. Ariko umukozi we baramuhereza amafaranga, kandi nakubwiye ngo uyu mukozi nubwo ahembwa, uyu mukozi agira manda. Niyo ari kwasebuje akora avuga ngo ejo nzirukanwa. Mbese ubwo bivuze ngo umwana uri mu rugo agomba kwitwara uko ashaka. None saba ari kwase umukozi waba agomba kwitwara aritwararika, kuko niyo akoza agakosa gatavuga ati uyu munsi mabuje. Reka ngubwire ng'urugero, wabaye umwana mu rugo, niba mwaragize abakozi banyirago mbizi, tutangira ku bana bato, umwana yamenya teremusi wo mu rugo baramubwira ngo arayimukata umukubiti baramubwira ngo arayimukata. Ariko umukozi ugize ute uyimenye yo nyirabuja bwatereka ngo ubwize ukuri, muyu uzahembwa nzayagukuramo yafite nyirabuja utagira imbabazi utagira imbu barayamukata. Akakubwira ngo kandi nusubira nzakwirukana. Habyumvise? Uyu mwana wo mu rugo nubwo bamuha kondisiyo itandukanye n'iy'umugaragu n'iy'umukozi. Ikindi uburere bw'uyu mwana wo mu rugo buba butandukanye n'uburere bw'umukozi, kuko se w'uyu mwana na papa w'uyu mwana bita kuri uyu mwana gusumbya uko bita ku mukozi. Uyu mwana uyu munsi ashobora kuvuga ngo papa ngeneye ipataro cyangwa se ikabutura, mama wakagenda akayimugurira. Ariko ndakubwira ngo uyu mukozi ashobora kubura amavuta mu nzu kandi arimo, kandi agize uti yo kwisiga. Bakamubwira ngo wagategereza ukwezi kwe kwakera yabahembwa ko nakaja kugura iki amavuta. Ariko uyu mwana niyo yakoreye gato bamenya ko uyu mwana agomba kuja kwa muganga. Habyumvise? Aho umukozi n'umwana wo batandukaniye naho ngaho, uyu mwana agira agaciro mu rugo rwase gusumbya umukozi. Wari uzi ko ari n'abakozi n'abaje bagiri abakozi, uyu mukozi akaba atatiga kujya ku bijyo by'umwana wasebuja. Ariko uyu mwana ari nanone umwana wawe ntago wamuheza mu cyumba, ariko abakozi aho babaheza. Aho umukozi ahezwa mu nzu, umunyabuja yaje ku kazi agasiga kinze icyumba cye. Ariko umwana we iyo papa we yinjiye, mama we yinjiye, umwana agenda amukurikira kinjya mu cyumba cyandi cyase na nyina. Ariko uyu mukozi ari tanzi, ari gusanga icupa cyanditseho ngo ni stop. Ariko ntabwo umwana bamubwira ngo ni stop, ko uyu mwana arimo arakina umutungo wa sena. Ni wawe ku cyumba cyanditseho stop. Kujya ngo byengara abacyandika, ntabwo byengara ababyandikaho kugira ngo umukozi atapfa kwiyuhiza. Niyo umukozi agiye kwinjira we amaze ari n'umaze, ariko umwana we agiye yinjira atasabye audience, kuko n'umwana uri kwinjira kwasi. Noneho ndagira ngo tuze kubihuza noneho na cya gitangaza Imana yagukoresheje kera. Ngira ngo haciyemo iminsi wenda nubwo nabibonye ejo bundi, ariko nawe wabivuze ari amateka. Ngira ngo wambaje ati tubwire mu gihe wasengeye ikintu Imana yagukoresheje. Vuga ko Imana yigeze ngoresha igitangaza ngasengera umuntu sumwe ndetse sina babiri, Imana igakora igitangaza umuntu akazuka. Nagiye nsengera abarwayi barimo abadayimoni bakivuga bakabavamo bakagenda. Nagiye nsengera abantu bana baretse abadayimoni bakwiye mu mashuri ngabasenga abana bagasubira he ku mashuri. Yego rango uyu vuru kumbaza mbere nyiruruga kugira ngo ni umukozi ni uyu mubyeyi ni umukobwa wo mu rugo, bana we yarafite ikibazo kijanye no gufatwa n'abadayimoni, bakaje bamutwara mu kafi no gupfa. Bana uzambwira imwe muhamagara azatanga ubuhamya, azakubwira inzira uburyo nawe namubohoje.
ntabwo ibintu mvuga biba bifite amateka kandi mfite n'abatanga ubuhamya. Wigeze rimwe tukijana birambera uwo nigeze gusengera ngira ngo uzabaze David uriya munyamakuru nawe yigeze kuza rimwe muhuza n'umuntu muhuza n'umuntu nigeze gusenga ari mu ideni rya miliyoni 10 n'abatanga ubuhamya. Harimo undi mu mama watanze ubuhamya bw'umwana we nawe ku mwana bari baramuhaye ibintu byo kumwangaza yanaramwanza ariko ndasenga umwana yongera asubirana hamwe na nyina yongera yumva nyina. Umupapa nawe yatanze ubuhamya kundi Imana yamwishuriye amadeni muto bari bashizeho camuna yo guteza amazu ye, ariko Imana imwishuza. Imana irazi imubera umuterangunga tagira ubutungo bagira ute hagarika ibi bintu ubundi birakora. Yesu arakora, tuzi neza yuko Imana twakurikiye ntabwo itubesha, izatugirira neza. Kandi nawe nubwo ugeze ahari ibyo Imana iba yarakoze ku ruhande rwawe no ku muryango wawe. Ngewe ahangaha mba ndi nk'intumwa ya rubanda, cyangwa se kugira ngo n'abadukurikiye benshi bajye bamenya ese ni gute wabikora, ni gute bikora. Noneho ndagira ngo noneho tubyinjiremo neza, utubwire ibanga ryo kuba umuntu yafata izo mbaraga cyangwa se yahabwa ubwo bubasha. Nazindi imbaraga dukoresha uretse kubana n'Imana neza. Burangange nakubura urabizi ko rimwe na rimwe imisi nge mboneka n'umwe kunumwe indi misi yose hanini ukubanye n'Imana. Imana iri kugenda kuzamura mu ndera yo kukuzamura mu buryo bw'umwuka. Kandi muri byavuze ngo uyijirinda umutumbiriye amanywa na ryari amanywa na nijoro. Iyo yihanze amaso Imana igenda kuzamura mu ndera. Okay, umucuruzi wayi mucuruzi ugahora ukinze butike yawe ndagwawe n'abakirinda ngo watera imbere. Rero burakuri uri umuhanuzi n'umuvuga butumwa uhora hafi yayo kugira ngo Imana igende kuzamura mu ndera. Yego. Reka tureke kwizinga mu magambo cyane. Uri umukozi w'Imana atsindagira, uri umuvuga butumwa, uri umuhanuzi. Byanga byakunda hari ikintu Imana yagushyize ku mutima ushaka kubwira abanyamuryango batsindagira TV ndetse n'abandi UMUKRISTO. Karibu dusenge dushima Imana iduhuje nawe, igiye kuduhuza n'abari hanze, igiye kuduhuza no mu gihugu cyo mu Rwanda, igiye kuduhuza n'abari hirya no hino. Iyo Mana nayo ikwiye amashimwe. Ngunze kubwira abantu ngo Imana ndikabura icubahiro abera bateranye. Mana turagushimye, uri Imana nziza, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa. Turagushimye kuko uri umukozi w'umuhanga, uri isambi itarumba, uri nyagora ku ngoma nepita seneba, uri umwami w'abami kandi uri umukozi w'umuhanga. Aya masaha turaguhamagaye mu izina rifite imbaraga. Aya masaha turakuraritse Mwuka Wera, uyu mwanya ubane nanjye, cubahiro cyanjye kibure hagaragara icubahiro cyawe. Amavuta y'igikundira nzukweho, jambo ryawe ribohora abarwayi, jambo ryawe ribohora abakene, jambo ryawe ribohora imitima inangiye, kuko uri umwami w'abami kandi data uri umukozi w'umuhanga. Uri imbaraga z'abakwizera, uri imbaraga z'abakuringira, uri isoko ry'amahoro, uri isoko ry'ubutabazi. Iyi tariki ya 25 ndaguhamagaye mu izina rifite imbaraga. Mana ubohora abarwayi nepita senibaya. Turi mu gihe cy'abana bacu bari mu mashuri, bana bacu bakeneye kubona ubwenge, bana bacu bakeneye kuzana amanota meza. Ndakwinginze mu izina ryawe Yesu Kristo, turirukana imbaraga z'abazimu, turirukana ibitero by'abadayimoni. Nyemerere muri aya masaha rero babazi zawe zibane nanje, bwiza bwe bubane nanje. Mariko ushinzwe kubohora, abohora ubuzima bwacu, abohora imiryango igiye kudukurikira, bohora abarwayi bagiye kudukurikira mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Karibu nijambo. Mana yacu nishimwe, Imana yacu nihabwe icubahiro, Imana yacu idukomereza amaboko, Imana yacu yihesha icubahiro ku buzima bwacu. Data uri mu ijuru afungura amarembo y'ubutabazi ku muntu wese ugiye kungurikira. Imana y'amahoro ikongerera imyaka yo kubaho. Nge ntabwo ndakwarira iminsi yo kubaho, ahubwo ijuru rikongerera imyaka yo kubaho. Njingiye kundi Imana yageze kuri Ezekiya aramaze igihe kirekire arwaye, mutuma w'umuhanuzi Yesaya iramubwira ngo genda ubwire Ezekiya aragibye byose kagiye gupfa. Yesaya yageze kwa Ezekiya aramubwira ngo Imana iramye ngo urage ibyawe ugiye gupfa. Ezekiya arangije yerekera ivure, yongera atakambira Imana. Imana ibwira Yesaya iramubwira ngo genda ubwire Ezekiya ngo gusenga ko no gutaka kwe kumvishwe. Iramubwira ngo ngongereye imyaka yo kugira ute yo kubaho.
Yesu nashimwe cyane. Rero ugiye kundega amatwi ndanguna kubyanga Imana nikongerera iminsi yo kubaho. Uyu munsi turi 25 kongera iminsi yo kubaho, wapfa kuri 27. Ahubwo ndavugira ngo Imana ikongerere imyaka yo kubaho mu izina rya Yesu. Amen. Ndasenga ngubwira ngo Uwiteka yongera kingura amarembo y'ubutabazi bwawe. Wewe ngurikiye ndavugana nawe ngo Imana ihagarike uburwayi buri ku buzima bwawe. Ela tosaneneba ela fosisidotai iyeri dapfa yongere ikore ubuzima bwawe, ku bucuruzi bwa Imana yongere hagere, ku burwayi bwa Imana yongere hagere, ku rubyaro rwa Imana yongere hagere. Turi mu gihe cy'abana bacu gukora ibizamine, Imana yongere igaruke ku bwenge bwabo, Imana yongere ikore mu mitwe y'abana bacu, bongere bige bafate kandi bazatuzanira amanota meza. Yesu nashimye cyane. Ndakwinginga muri aya masaha wewe undeze amatwi, hari bimaze iminsi bikumenyereye, ndabwira Imana ngo ibikwegezeyo. Hari bimaze iminsi bigufashe ijambo, ndabwira Imana ngo ibyambura ijambo iguhereze ijambo. Natose eneba nosikala bevesanivo, ndabwira wowe umaze igihe kirekire utabona ibitotsi, ndabwira Imana ngo fata umudayimoni utuma utabona ibitotsi, Imana imwegeze ku buzima bwawe. Aya masaha tukivugana, iri joro Imana ifatiza n'uburinzi ku buzima bwawe. Iri joro Imana elatoseneba, Imana itanga ibitotsi ku buzima bwawe. Hari amajwi wumva guryamye, ndakwingingiriyera iri jwi Imana icecekeshe mu izina rya Yesu. Hari bimaze iminsi bigufashe ijambo, ndabwira Imana ngo ibyambura imbaraga, ibitesha agaciro, kuko itabitesheje agaciro uku kwezi ndi wakurangiza byaguhita. Itabitesheje agaciro wa mucuruzi we, uyu mwaka ndi wawurangiza ugicuruza wahomba. Itabitesheje agaciro wa mudamu wungurikije urugo rwawe ndo rwarurangiza umwaka ukiririmo. Itabitesheje agaciro wakura divorce. Iramutse itabitesheje agaciro wewe utwite ntago wavazava kwiseta amahoro. Itabitesheje agaciro ntago wacura umwana muzima kwa muganga, ahubwo wewe ungurikiye utwite Imana ibitesha agaciro uzazana umwana muzima. Amen. Amen. Bibiliya itubwira ikiravuga ngo yemwe abarushiye n'abaremerewe muze mu nsange ndabaruhura. Hari bimaze iminsi bikuremereye, ndinginga Imana ngo ibiguture. Hari bimaze iminsi bigusatiriye, ndinginga Imana ngo Yesu abikubitire kuri bitari byakwegera. Elatosi enebo nosi karabevesanivo. Hari bimaze iminsi elatopineva bimaze iminsi bivugira mu matwi yawe barinjereri. Yesu abikure mu matwi yawe, wangere wakirijwe igihumure. Hari bimaze iminsi bikubwira ngo ndago ukwezi uragusoza, ibyo ndabitesha agaciro ukwezi ugusoze mu izina rya Yesu. Amen. Wowe umaze iminsi umva amaguru akujya nguzana ijambo kugira ngo Yesu aje gukorera muri aya maguru utambuke byemere. Umaze iminsi wumva umugongo we wacitsemo kabiri, Yesu aje gukanda kandi uyu mugongo. Umaze iminsi wumva mu nda yo hasi hari ibyaguteje ukumva urimo urikanga kanseri yo mu mara, nze gukubwira ngo Yesu aje gukora deliverance, iyi kanseri aje kuyihagarika. Hari bimaze iminsi ufite electroseneba icokere mu mutwe, ikumva harimo ibintu birimo bigizotonyagira ngindozi. Hari bimaze iminsi wumva ibintu byirukamo, nje gukubwira ngo ngiwigira ubwoba, izere Yesu ni umudogiteri aje gukora operation muri uwo mutwe wawe. Yesu nashimye. Nzanyirije amabango reka gutinya, reka kwiheba. Haruje guhagarara mu ruhande rwawe, haruje guhagarara muri zindambara, harije kurwanira ubuzima bwawe. Wewe waridwaniye biranga, imiryango irakujugunya, ariko nje gukubwira ngo letosi eneba ndabyo kugubiza byari bihari, ariko uyu munsi kuri itake 25 Yesu aje kuguhumuriza. Ndacyerekezo wari ufite, Imana ije gutanga icyerekezo. Nda buzima wari ufite, Imana ije gutanga ubuzima. Icyo usabwa wava mu businzi, icyo usabwa ava mu byaha, icyo usabwa ava mu busambanyi, icyo usabwa ava mu bujura. Password numara kwezwa ugatunganwa, ibindi biharire Yesu. Yesu nashimwe. Ndabwira uyu mukobwa avuga ngo ndabukwe ngo ubukwe bwaranze, ntabwo Imana yagukora ubukwe ukiri muri riroji. Ntabwo Imana yagukorera ubukwe ugifata umusore mugasambana akavanga azagukore ngo muzabana, ntabwo bishoboka. Garukira aho ngaho igihe watangiye vanze kirahagije. Haleluya. Igihe watangiye vanze kirahagije. Nawe ungurikiye wakuyemo inda ukavuga ngo ndarubyaro, ukabutera wabona urubyaro, manzu uce bugufi usaba Imana imbabazi. Uyibwira ngo Uwiteka nakuyemo inda, wongere uce bugufi aho wavuga uce bugufi, Imana yongere korane nawe. Nukuri kwiyambamagaye numara kwiyana uyu mwaka urarangira wasana.
ndakubona elatosi eleba nonevo sisi dotayi. Nkunze kubwira abantu ngo inubana nayo ukayegera ndaga Imana izagukoza isoni. Va mu businzi, uve mu bujura, uve mu busambanyi, uve mu bapfumu. Ntabwo Imana ari indambira cibi urava mu bapfumu wangiza ukavuga ngo uje gushaka Imana. Oya, neka gutandaraza muri ibi bintu bya mwene Mariya. Yesu nashimwe. Neka gukugureka kuvuga ngo kwa Yesu byanze uje mu bapfumu urahera mu mayira abiri. Hagarara mu nzira imwe n'uwisamo abapfumu itebo abapfumu niwisamo gusenga usenge kuko nzi yuko ibyo abapfumu badashoboye, ibyo umubyeyi wakubyaye atashoboye, ibyo umugabo atashobora Yesu arabishoboye. Amen. Twabonye Imana ikura umuntu muri kubere yangize ikamuzamura. Bibiliya tubwira ngo nagusanze wigaragura mu ivata ngo warabengutswe ndagaciro ufite. Arangije avuga ngo ngera ugira utengo ngera ubeho. Haleluya. Aya masanda guhamagariza ngo ngera ubeho mu izina rya Yesu. Ndingiye yera idapfa nosi karabevesarivo. Imana yongera ikingura amarembo y'ubutabazi ku buzima bwawe. Imana yongera ikugarukeho. Icyo ngusabiye uyu munsi cya bugufi, ibindi biharira Imana. Va mu businzi ibindi biharira Imana. Va mu busambanyi ibindi biharira Imana. Va mu bujuru ibindi biharira Imana. Va mu bunaguranye ibindi biharira iki Imana. Nukuri ndabwa Imana yakorana nawe ukifite ibi bintu by'ibizira. Ibizira birambike hasi. Ibizira birambike hasi. Ibyo wagize ibigirwamana birambike hasi. Iyatabaye Aburahamu na Sara iracahari. Iyafashe Yubu injuti zamuvuyeho. Yubu yageze mu ihinduka ry'ibihe avuga Imana nabi, avuma umunsi yavutseho, avuma umunsi isa na mama we na papa we babonaniyeho. Ariko Yubu amaze kwisubiraho yibuka yuko yacumuye, avuga ngo navukuvuze nabi, avuga ngo numubabaro gwabinde bituma nguvuga nabi. Yubu amaze kwihana Imana yamugarutseho iramushumbusha. Nyemerera mwene data, ibyo wacururijeho wabicururijeho urahomba. Uja mu bapfumu urahomba. Utanga amafaranga ufite urahomba. Uyu munsi emerera Imana. Haleluya. Numara kuyemerera Yesu arakora deliverance. Numara kuyemerera Yesu arakugarurira ibyawe byanyazwe. Mugabo witwa Yubu yamaze kwihana avuga ngo numubabaro gwabinde bituma nguvuga nabi. Imana igaruka kuri Yubu iramushumbusha. Nje gukubwira ngo hari ibyo wahombye ukiri mu byaha. Atura Yesu arakugarurira ibyo wahombye. Atura Yesu agarura ibyo wahombye. Atura Yesu agarura ibyo wahombye. Emera ugaruke mu nzira. Wari umuririmbyi ubivamo, wari umunyamasengesho ubivamo, wari umuhanuzi ubivamo, wari umuvugabutumwa ubivamo. Umaze kubivamo uragenda urahomba. Ongera ugarukire Uwiteka, Imana igushumbusha ugaruke mu murimo wayo. Yesu nashimwe cyane. Ndaguteza abantu babiri, hitamo umwami umukorera. No elata sineba. Uyu mugabo witwa Yesu ngubwira ni umugabo uhora ku ndebe y'imbabazi, ni umugabo uhora utubabarira uko bukeye nuko bwije. Yaravuze ngo mbora abana gucyanuka kwa base ngabageza kubuzuku no kuvuvi. Ndakwingingira Imana ngo ndasenze muri aya masaha ngurikiye ngo Uwiteka yongera gukomereza amaboko, iyera idapfa yongera ikugaruteho, iracyateza ibiganza, iracyagutegeye amaboko. Garuka ugeze ibyo urimo bivamo mu izina rya Yesu. Yesu nashimwe. Ndakwinginga aho uri hose wongera uce bugufi, wongera ugaruke ku isoko, wongera ugaruka aho wayavuganiye nawe, uyibwire ngo data naracumuye. N'uyu mwana w'ikira yabwiye Yesu avuga ngo data naracumuye ariko ndagarutse. Ise amubabariye mubagira ikimasa. Uyu munsi ugarutse Imana yakubagira ikimasa. Uyu munsi ugarutse Imana yagushumbusha. Uyu munsi ugarutse Imana yakongereka kwambika. Uyu munsi ugarutse kwa Kristo Imana ya mwijuru yakongereka guhindura amateka. Uyu munsi uramutse wihanye Imana yagukorera ubukwe. Uyu munsi uramutse wihanye Imana yaguha urubyaro. Uyu munsi uramutse wihanye leta seneba Imana yaguha gakondo. Uyu munsi uramutse yaravuze ngo elatasineba iracari ku ndebe y'imbabazi, iracateza amaboko. Nukuri kuyamamagaye va mu byaha, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Kuva mu byaha mwene data niko kujijuka. Eregisiri muri aranyira. Ndago nshaka gupfira mu byaha, ndago nshaka gupfira muri ubwo busambanyi, ndago nshaka gupfira muri ubwo bujura, ndago nshaka gupfira muri abo bapfumu. Ndakwinginga ngo garukira ugeze. Yesu aracagutegereje kandi elatasineba muri imbyararirimbye ngo abageze
abagezeho baragwiriye n'abandi bari mu nzira ngo muze mutere gusigara. Nawe va mu byurimo, Yesu aracagutegereje, aracagutegeye amaboko. Ndakwinginga ugiye gufata umwanzuro uyu munsi numara kwihana, ijuru ryongere rikugaruteho, marayika ushinzwe guhindura ubuzima bwawe yongera ahindura ubuzima bwe mu izina rya Yesu. Amen. Rero ngiye kukubwiriza ijambo, niwe urafata umwanzuro y'uruhande ugomba kujamo. Numva ko uri wo guci kwihana urihana, ngunze kubya abantu umutima ndagujya ruswa. Niwe uzi ibyo umazemo iminsi. Sindagira ukubwiriza umutima waje ndagujya ruswa. Iyo navuze nawe menya ko navuze nabi. Iyo nakoze icyaha umutima waje umbwira ko nakoze icyaha ngapfukama ngatura. Nakwihanisha ariko umutima wawe wenyine. Iyo ukwepse gato umutima kugira ngo urakwepse. Uyu munsi umutima kweri muje namo kukuyobora kandi agukure mu byo urimo. Amen. Tugiye mu ijambo rero riri muri Yesaya 59. Umurongo wa 14 niwo tugiye gusoma gusa. Ni wa 15. Amen. Amen. Yesaya 49 umurongo wa 15 avuga ngo ariko Siyoni aravuga ati Yehova yarandaye, Uwiteka aranyibagiwe. 16 avuga ngo mbese umugore yakibagirwa umwana yonsa, ndababarire uwo yibyariye. Icyakora bo babasha kwibagirwa, ariko nje sinza kwibagirwa. Ndore nguciye mu biganza byawe guca imanzi, kandi ukize ingike zawe ziri imbere yanjye iteka. Abana bawe barihuta, abakuri mbuye n'abakugize amatongo bazakurwa, abakurimbuye n'abakugize amatongo bazakurwaho. Amen. 14 avuga ngo ariko Siyoni aravuga ati Yehova yarandaye, Uwiteka aranyibagiwe. Amen. Ndabwo Imana yakwibagiwe, ndabwo Imana yigeze ikureka. Nubwo yakubwiye ngo izagutabara, iracarinze ijambo yavuganye nawe. Haleluya. Umubyeyi, Bibiliya yatubwiye ngo umubyeyi we yakibagirwa umwana yibyariye, yakibagirwa umwana yabyaye, ariko iri mu ijambo ngo ntabwo yabasha kutwibagirwa. Yesu nashimwe. Nguzaniye amakuru akubwira ngo ndabwo Imana yakwibagiwe n'isaha itaragira. Yakubwiye ubukwe, wowe tegereza uko yakubwiye burahari. Yesu nashimwe. Witoteze Imana wibwira ngo yaratinze, ndabwo Imana yatinze. Iyo utoteje Imana igwereza afatwa. Iyo yitoteje igwereza afatwa. Ndakubwiye ngo iringira Uwiteka. Yehova ndaga Imana yacu yakwibagiwe. Komeza upfuka musenge. Ntabwo yigeze ikubwira isaha izagutabariraho, ntabwo yigeze ikubwira ukwezi izagukoreramo ubukwe, ntabwo yigeze ikubwira ukwezi izaguheramo inzu, ntabwo yigeze ikubwira ukwezi uzacururizamo. Cyokoze yakubwiye ngo 2024 mu kwezi kwa karindwi izagukoramo uko ndubigukoreremo, uzamanza ugatesere koko niyo yabivuze cyangwa n'abantu zibambeshe. Hari abagwanurira amarangamutima bazi byawe. Amen. Ariko nguza ndabwo Uwiteka yigeze akureka, ndabwo Imana yacu yigeze itureka, ahubwo iracari kumwe nawe. Ni icecetse biri gukora. Haleluya. Yabwiye Sara na Aburahamu kizabaho umwana, yabahaye umwana bageze mu myaka 90. Yavuganye na Sara atari yashaka umugabo, agishatse ngo nzagura ubyaro. Yesu nashimwe. Igihe kigeze Sara baramubwira ngo azabyara, nawe arikanga. Birashoboka ko uyu munsi waba ufite imyaka 35 bakubwira uko ukikanga. Iyi Imana yacu ntabwo ikangwa n'imyaka umaze, ahubwo yirinde ijambo kandi niwe yagize uti yaribwiye. Yesu nashimwe cyane. Rero Bibiliya yatubwiye ngo umubyeyi we yabasha kwibagirwa umwana yagize ute yibyariye, kuko hari ababyeyi benshi batabana babyaye akamuca mu rugo rwe bikarangira. Ariko uri mugabo witwa Yesu, iyi Imana twakurikiye ntabwo yigeze iduta, nta nubwo iryo kosa yarikora. Nikigerageza urimo, Imana iri kumwe nawe. Inzara ufite Imana irayizi, ipiri yavura guhabwa Yesu arayizi. Haleluya. Amadeni ufite Yesu arayazi, gucuruza ugahomba Yesu arimo arabireba. Niyavuganye nawe ngo uzakora, isaha nigera izaguha urushoro, isaha nigera izaguha urwo yakubwiye, isaha nigera izaguha viza yakubwiye, isaha nigera izaguha akazi yakubwiye, isaha nigera wewe undeza amatwi. Lasa eleba, akazi yakubwiye izakaguha, perime yakubwiye izayiguha, kinyabiziga yakubwiye izakiguha. Nukuri kwiyambamagaye. Ntabwo umugabo witwa Yesu abesha. Mfite bihamya. Nje bikubwira mfite bihamya. Ntabwo umugabo witwa Yesu abesha.
kandi yasezeranyije arasohoza. Ntabwo uyu mugabo Yesu ari igisambo, Yesu ni yamamare. Umugore w'umupfakazi Bibiliya iratubwira ngo yari afite umugabo yari umukozi w'Imana, aragenda afata ideni. Amaze kufata ideni umugabo warapfa. Umuhanuzi aramubwira ngo nubwo umugabo apfira ideni Imana izakwishurira. Igihe kigeze umwishuza araza, ayafata abana bajane mu bugwate. Umuhanuzi witwa Elisa arahagera. Haleluya. Umugore aramubwira ati Elisa we, mugabo wanje atari yapfa, Imana yavuganye nanje yuko izishura amadeni, none dore abana banje bajanye mu bugwate. Elisa yuzura umwuka arahanura, aramubwira ngo mu nzu ufite mwiki, aramubwira ngo mu nzu mfitemo utuvuta, aramubwira ngo genda utire ibikoresho mu baturanyi. Yesu nashimwe cyane. Iyi saha igeze Imana ikorera muri duke. Ndabwo Imana ikukorera mu mafaranga, mafite amafaranga menshi, 5,000 ufite Imana yabivunja kakuzamura mundera, kuko isaha yo gukorana nawe ibigeze. Kibazo dufite urimo urayihutisha isaha yo gukorana nawe itari yagera. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Bibiliya iratubwira ngo uyu mupfakazi yagiye atira ibindi ashira mu nzu. Eliya arasenga, amavuta utuvuta. Bibiliya iratubwira ngo n'utuvuta. Ntabwo uyu mugore yari afite ifu, uyu mugore ntabwo yari afite ibishimbo, uyu mugore ndarashisha kibondo yari afite, kuko ibigaragara yifite. Aravuze ngo mfite utuvuta, mfite n'agafu. Ariko kuko isaha yari igeze yo gukora imirimo n'ibitangaza. Haleluya. Imana yo mu ijuru yishuye amadeni. Umwishuza avuze ngo iyo mbimenya ngakwishuza neza, ubugize ute naje bungurije. Umuntu uri mideni aba kukwitondeye. Umuntu uri kugufata uko utari muri iyi minsi aba kwitondeye. Umuntu uri kubona yuko ndacyerekezo ufite aba kwitondeye, kuko isaha y'Imana irageze. Imana igiye gukorana nawe. Amen. Wewe warungurikiye isaha y'Imana irageze. Uwakubwiye ngo uzapfa udashatse ugiye kushakira mu maso ye. Uwakubwiye ngo uzapfa utabyaye ugiye guhekera mu mugongo imbere ye. Uwakubwiye ngo ntabwo urugo rwawe ruzakomera rugiye gukomerera mu maso ye, kuko isaha y'Imana irageze. Iyi munsi turi tariki 25 z'ukwezi kwa 3 2025. Imana igiye guhindura ubuzima bwawe. Wa mucuruzi wari umaze igihe ndacyerekezo, ongera ubwire Imana elata sereba. Nazi iminsi ndimo nsenga, nasomye ejo mu gitabo cha Daniyeli. Amen. Nibuka ko Daniyeli yakoze amasengesho y'iminsi 21 avamo arivovota ndagisubizo. Ariko igihasenze marayika, Imana imutumaho marayika aramubwira ngo Daniyeli mugabo ukundwa, dore ngutumweho. Yesu nashimwe. Nigiye twarasenze ibisubizo byacu bihera mu kirere, ubuperesi burabifata burabihagarika ba mu kirere. Hari ubuperesi bwabambye amahema mu kirere butuma ibisubizo byacu bitaza. Imana yakubwiye ndi yaza, akazi Imana yakubwiye ndi wakakira, urubyaro Imana yakubwiye ndi warwakira. Ariko ndagira ngo ngubwire ngo mwene data, muri aya masaha ndakwinginga ngo ongera ubohoze ikirere cyawe, ongera ubohoze ikirere, ongera ubohoze ikirere wasengeragamo, ongera ukibohoze. Ndi marayika yongera sure, yongera za kuganirize, yongera winginga Imana, yongere elata sereba, yongera izikuganirize. Gusenga twarasenze, Uwiteka aratwumva, ariko ibisubizo byacu byaheze mu kirere. Ndakwinginze ngo yongera usenge isengesho ryo kudekarara, wongera ubohoze ikirere. Iri hema abadayimoni bashize mu kirere ricika mu izina rya Yesu. Iri hema abadayimoni bazuritse, Uwiteka ribambure natosereba. Ndanubwo nshaka ko ritoboka, ndashaka ngire hema rigwe hasi. Ko Daniyeli avuye mu by'iminsi 21, inzara igomeza kuba insara. Nawe ari amasengesho wasenze yo kwiriza, uyavuyemo inzara igomeza kuba inzara, amadeni akomeza kuba amadeni, inyatsi igomeza kugusatira, ubukene bugomeza kugusatira, periyavi ikomeza kugusatira, menerivari ikomeza kubura. Kandi wavuganye nayo ikubwiye ngo menerivari irayitanze, kubwiye ngo iguhaye ibyo kujya, kubwiye ngo itanze icyerekezo. Ndabwiye Imana yibeshe, icyerekezo cyawe kirari, ahubwo hari ubuperesi bwahagaze mu kirere. Ongera winginga Imana, yongera imbaraga, wongera usenge, wongera usenye ubwami bw'ubuperesi buve ku buzima bwawe, buve ku bana bawe. Ubwami bw'ubuperesi buve mu kazi kawe, buve kuri perime yawe, buve mu kinyabiziga cyawe, buve mu buhanuzi. Nawe muhanuzi ngwiki, ubwami bw'ubuperesi twahanurira abandi byabo bigasora, ibyacu ndibisohokere. Hari ubuperesi bwahagaze mu kirere butangira ibisubizo byacu. Nari nguzaniye amakumuri y'amasandi gusoza ngo ubuperesi bwafashe ibyo buhera mu kirere. Uyu munsi wongera usenge, ubuperesi buve ku rubyaro rwawe, ubuperesi
ubuperesi buve mu bucuruzo rwawe, ubuperesi buve mu kazi kawe. Wa mukobwa ndi washaka gute? Ubuperesi bwarafashe umutwe bukamuheza mu kirere, sheri wawe yaheze mu kirere, sheri wawe ubuperesi bwaramugumanye. Senya ubwami bw'ubuperesi, ureke ubukwe butari buboneke mu izina rya Yesu. Mana ya mori duumugisha, Mana ya mori nakwambika imbaraga. Narangiza ngubwira ngo Daniel asenze amasengesho y'imisi 21, ubuperesi buhagarika ibisubizo bye. Nawe wafashe by'imisi 3, fatiwe by'imisi 4, fatiwe by'imisi 7, fatiwe by'imisi 10. Nanjye ibyo by'imisi 10 nigeze mbifata, ariko ubuperesi bufata ibisubizo byanje. Ariko maze guhishurirwa nanjye ndimo ndi gusabwa ngo Mana senya ubuperesi bwamfatiye ibisubizo byawe ngo byakire. Ongera uhindure isengesho. Amen. Wikivovota ngo Imana yaragutaye, taga Imana yakwibagiwe. Twakubiye ngo umubyeyi we yakibagirwa umwana yonse, ariko ndahababarwa, ariko Yesu we taga iryo kosa ko ryo gukwibagirwa. Rero Imana igukomereza amaboko, Imana itwambika imbaraga. We uri muri Amerika, uri muri Afrika, uri hano mu Rwanda, aho uri hose, waba uri mu modoka, aho uri aya masaha wowe ugiye kudukurikira mu kazi uzaba urimo, impamvu utari gutera imbere, umenye ngo hari ubuperesi bwahize ijuru byarwaye mu kirere. Hari ubuperesi bwatumye umwana inda yawe itasama. Hari ubuperesi bwatumije urugo rwacu rudatera imbere. Hari ubuperesi butuma abana bacu batagira ubwenge. Rero nakwingira ngo uhindure isengesho, tubwire ngo Mana twamaze kumenya ko ibisubizo byacu byaraje, ariko ari aho byahagamye. Dusenye ubuperesi mu izina rya Yesu. Mana turagushimye, uri Imana yacu, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa, uri Imana idakangwa n'imirindi, uri Imana idakangwa na biracitse mu izina ryawe Yesu Kristo. Aya masaha turakwinginze ngo turirukana imbaraga z'abazimu, turasenya ubuperesi bwacu tutakira ibisubizo byacu, turabambura aya mahema y'abazimu babambye mu kirere, kuko uri umwami wo kwizerwa. Abarwayi bakire muri aya masaha, no sikara bevesenivo, no pine vaya daini. Ndakwinginze mu izina rya Yesu, uyu nguyu ufi amaguru yabaye kirema, korera muri aya maguru mukize, uyu urwaye umugongo mukize, uyu urwaye mu nda mukize, kuko uri umwami w'abami. Kandi ndatura umukozi w'umuhanga, ndatura uburinzi ku muntu wese ugiye kungurikirana, ndatura amavuta y'ikundiro ku buzima bwe. Uyu mukobwa bohora ubukwe bwe na Peter Seneba, ndasenze mu izina rya Yesu. Uri Imana itanga akazi, uri Imana ifungura amarembo. Ndagushimye ko abantu ugiye kwa akazi, ndagushimye ko abantu ugiye gutabara, ndagushimye ko abantu ugiye guhereza ibitotsi, ndagushimye Elatosereba yuko ari impanuka ukuye ku banyeshuri. Uyu mudayimoni agiye gutega abanyeshuri, magiye cyo gutaha kigeze, modoka 3 zikazakora impanuka. Dayimoni wari wasabye amaraso y'abanyeshuri, ndamutokesha mu izina rya Yesu. Ndahagarika izo mbaraga z'abazimu mu izina ryawe Yesu Kristo. Ndagushimye Yesu kuko uri umwami w'abami mu izina rya Yesu. Amen. Mbonye yerekwa buri mubyeyi wese ufite umwana ku shuri afata umwanya wo gusenga, asengera umwana we. Ndimo nsenga mbonye abadayimoni bashaka guteza impanuka mu muhanda. Mbonye ukuzimu basabye abana b'abanyeshuri kuzabateza impanuka bakanywa amaraso yabo. Rero wowe undeze ugiye kungurikirana, ngo ndakwinginze nayi nagufasha gusenga, ariko ngunze by'abantu ngo nyiri umupfu n'uherera hanuka. Yesu nashimwe. Ndimo nsenga mbonye ikuzimu bagabye ibitero ku bana bari mu mashuri, kugira ngo igihe cyo gutana ikigera imodoka 3 zizahirimire rimwe haburemo n'umwana n'umurokoka. Rero mfasha ngiye gufata umwanya wo gusana, gufata umwanya wo gusenga. Uyu mudayimoni, aba badayimoni bazakorwe n'isoni. Iyi Imana ishuye ikintu biduha imbaraga zo gusenga. Ndakwinginze ngo umfashe nawe natushire hamwe, ukicumvira itangazo, ukicumva aya makuru y'ijuru Imana itanze, dufatanye gusengera abana bacu, dufatanye gusengera abana bacu. Rero ndakwinginze ngo usenge izi modoka 3 abadayimoni basabye. Uwiteka azafata abamarayika, azamanura abamarayika ewe wadutwarira abana bacu, azababera bazaba bagenzi. Yesu azatubera pilot, ari udutwarira abana bazagira mu mago yacu amahoro. Niturangara abadayimoni bazatutwarira abana. Ndakwinginze rero aho waba uri hose, waba ufite umwana waba utamufite, sengera umufite, kuko umunsi umwana we yapfuye
ntabwo uzaje mu kazi ari umuturanyi wawe. Rero ndakwinginze ngo mfasha gusenga, ndakwinginze ngo iki kintu ufate amasengesho, usengera urubyaro, usengera izi modoka zizadutwarira iki abana mu izina ryanjye rya Yesu. Imana ibahe umugisha. Abangurikingiye kwa iyi nomero cyo gisigaye, abakingenera ko nabafasha gusenga, ko ubu mbonye icyaka cyo gusengira abana b'abanyeshuri bacu, babakuru bacu, bashangazi, bababyara bacu, babaturanye, tufatanye gusengera iki kintu. Mbonye kindeye ubwo Impanuka iteye ubwoba. Reba kubona litike 3 cyangwa se imodoka 3 zitwaye abana b'abanyeshuri zose zikapfira, abana bose bagapfiramo. Reba uwo mubare w'abantu babangana gutyo. Aba bana bacu harimo abadogiteri, harimo abazaba abameya, harimo abazaba gitifu, harimo abazaba abarimu, harimo abazaba abashumba. Tuba duhombye ikintu kinini. Harimo abazabe abapiloti b'indege, harimo abazatwara amamodoka. Mbese shitani arashaka kubabuza icyo Imana yabateguriye. Umfashe gusenga rero, ndakwinginze bene data, aho uri hose ugicumvira itangazo, ugicumva iri tangazo, ugicumva ubuhanuzi, umfashe gusenga mu izina rya Yesu. Abazangenera kumvugisha inomero ya telefone ni 0788 61 49 16, 0788 61 49 16. Amahoro y'Imana akomeza abane namwe, kandi Uwiteka akomeza bishimire. Mbifurije amahoro y'Imana, mbifurije gusoza uku kwezi kwa gatatu amahoro, mbifurije ko tuzatangira ukwezi kwa kane turi bazima. Mwe mugiye kungurikira, kuko abari kungurikira ni bazima, bapfuye ndio bagomba kungurikira, ahubwo bazima bagomba kugira ute kungurikira. Uwiteka arabanjire uburinzi, kandi Uwiteka agira ibyabambura, kuko nataje mbabwira ngo hari ibyagufashe ijambo data bikwambure, ahubwo gwereza ijambo mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha. Amen. Yego pastor, urakoze cyane. Nanjye reka tugana ku musozo, reka dushimira abantu badukurikiye. Turabamenyesha ko kuri Tsindagira TV ndetse no kuri Ndi Umukristo TV, misiyo ni ukubwiriza ubutumwa bw'Imana, kandi misiyo ni ugusenga, kandi abantu bakabohoka. Reka nkubwire ngo rero wakoze kubana natwe, tugusaba ya nkunga yawe n'igitekerezo cyawe wakinyuza muri komenti, ariko inkunga ikomeye ni ukureba video. Indi ya kabiri subscribe, tukazamura abanyamuryango, tukajya dufatanya no gusenga Imana, cyane ko Imana ariyo mufasha wacu, niyo itugeza ku byo twifuza. Reka ngushimire wowe wadukurikiye. Imana iguha umugisha mwinshi utavangiye pe, kandi amarembo y'umugisha, aya marembo uyu mugisha tubasabiye, ufungura amarembo yawe, ufungura ubutabazi, terabwaje bazimuri kende mu izina rya Yesu. Amen. Kuri Ndi Umukristo TV, kuri Tsindagira TV nakagaruka saha gusa, ujye ukomeza urebeho buri munsi tubahereza amakuru mashyashya, icyo Imana yavuganye n'abantu, buri kintu cyose, amakuru mbese meza, ameza, amabi yo gusengera, kandi nabwo Imana ikagenda ibikuraho. Ciao. Amen.